Bonjour, turabasuhuje cane aho muherereye hose, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Rero uno musi tubazaniye igice ca gatatu caranze urugendo rw'ubuzima bwa His Excellence President Paul Kagame kuva akiri umwana kugeza magingo aya. Turabasaba gukora subscribe kuri Burundian and Rwandan News kugira ngo amakuru yose tubazanira ahite abageraho vyihuse. Rero tudatinze reka tumukurikire. Trafipro mwarayumvise? Burya Trafipro ni ya data. Niwe wayubatse, niwe wayishinze. Muri 55. Amateka ni igitangaza, ufite n'ibipapuro byabo by'abantu b'icyo gihe nasinye iriho. Ariko baje kuyimwambura muri aya mateka y'u Rwanda. Bamwe bayungukiyemo bayibonyemo baracyariho, bamwe barahari. Hari n'abo nagerageje kwegera ngo mbabaze n'ayo mateka bakampunga, ahubwo ntibashake kuyambwira, ariko hari n'abandi bayambwiye. Ariko harimo abantu bamwe mushobora kuba muzi, ubwo data amaze kuyishinga yasoshetinze, yashyizemo abantu bitwa, hari umugabo witwa Gaposho, ngira ngo bamwe muramuzi. Se yitwa Mbuguje, akaba Murara ntabanza atakiriho, n'abandi yayishinze, nibo bayishinze, n'amafaranga arahari yayishyizemo, n'abandi ko yabazanye mu rutonde rwabo bari nka 7. Abo nibuka nabo 2, Mbuguje na Murara. Igihe cy'ubukoroni abantu kwa Bakayibanda n'Ababiligi n'Abasuwisi barayifata, yari yayubatse, bayimwambuye muri 58 cyangwa 9. 58 ngira ngo. Irakura abayizi. Kera nabwo muri 77 78 itangira, naje hano mu Rwanda njya mu iduka rimwe rya Trafipro, barako aya mateka nayo narayumvise, gusa kureba ibirimo usanga baragurishamo ibintu byinshi, amakarayi, amabesene, amasabune, ibintu byose ngira ngo byagurishwagamo. So kuba yaratwaraga nk'ibyo, hanyuma yacuruzaga n'ikawa, yacuruzaga ikawa exporting. So yari entrepreneur by any standard. Now story rero nza kubagereraho ni ubwo turi mu mpunzi, and how he was broken. Yisanze mu buzima, mu mutwe we yumvaga ntacyo yagukorera kugira ngo bubemo, ahubwo yahitamo gupfa. What does it mean? Icyo bivuze ni iki? Mama we nawe ntabyo yari amenyereye, ariko yafashe isuka arahinga kugira ngo tubeho.
data biramunanira avuga ati ntabwo nahinga simbizi sinzanabigerageza njyewe kwanza byabaga byabonetse yarabanza akareka twebwe nk'ubu bati njyewe niyo ntagira ikintunga gitunga umubiri wanjye nkapfa amuhape hakaba hari umuntu twari duturanye w'umusaza abantu bamwe wenda hano baramuzi hari umugabo witwaga n'izina rye ndabwibuka umusaza nawe wari umeze neza bwo mu Rwanda kera nk'ibyo witwaga Burasa twari duturanye akajya abwira data ngo we ntabwo azapfa nkawe ngo we agiye kugerageza ahinge aramubwira ati gerageza ati rwose kandi ntuzangaburire nzicwe n'inzara ntabwo nzajya ibyo kurya byawe wahinze uwo mugabo atangira kujya kwiga guhinga rero aragenda yari kumwe n'abandi n'umugore barahinga muzi ibintu bita amayogi those small hills bashyiramo imigozi y'ibijumba we arahinga amaguru ye ahagaze hamwe ya mayogi aguma yirundaho ibutaka hanyuma aza kunanirwa kuvamo rero ariko akakomeza agahinga akabona abandi bo barakomeza baravamo ageze aho ahamagara umugore we n'abandi bari kumwe bahinga avuze induru arirahira kugira ngo yarahiga niba ari Kitatire niba ari nde ati avuga izina rya data ati yarambwiye ati none kambayeho ati so hagombye kujya abantu kujya kumuvanamo kuko ntabwo yari azi kwavamo yatabye amaguru ye yombi ageze hejuru y'amavi yashyize amayogi akababaza ati ariko mwe muvamo muti so icyo gihe then my father nibwo yamubwiraga atari ko ati nibi wambwiraga ati sinabwiye ko ibyo kurya byawe ntabirya ati ubu hari ibizera aha ngaha waheze keretse niba ari wowe uzeramo kuko niwe so ariko we rwose gave up ubwo ko ntabyo azakora and I think in the end bigomba kuba byaragize effect. Ibi byose ndabivugira iki cyangwa icyatumye mbibabwira ni iki mu buzima bw'umuntu mu buzima bw'umuryango mu buzima bw'igihugu harimo ingorane nyinshi wahitamo guhangana nazo ukora ibishoboka byose n'ibyo utari uzi n'ibyo utigeze n'ibyo wenda bikakugeza ku wundi munsi ku kindi gihe bigatuma ugera ku bindi